No wheat and limit carbs. The more you know, the dumber you sound to stupid people. Wari bwumva amagambo cyangwa ijambo umuntu akubwira, ayo magambo cyangwa iryo jambo rigahinduka impamba y'ubuzima bwawe, rigahinduka ijambo uzahora ugenderaho ubuzima bwawe bwose. Izo ni imbaraga z'amagambo. Ushobora kumva ijambo umuntu akakubwira ijambo, iryo jambo ukarigenderaho, icyerekezo cy'ubuzima bwawe kigahinduka. Imyanzuro n'ibyemezo ufata mu buzima bwawe bikaba bishingiye kuri rya jambo. Ku rundi ruhande, umuntu ashobora kukubwira ijambo, iryo jambo rigahinduka umutwaro wikorera ubuzima bwawe bwose. Ugahora wisuzugura, ugahora wiyumva nabi kubera ko umuntu yakubwiye ijambo runaka, rigupfobya se, riguserereza se. Izo ni imbaraga ziri mu magambo. Akenshi ibintu twizera bishingiye ku magambo twumvise. Aya ngiye kukubwira uyu munsi yo ntabwo ari amagambo, ahubwo ni amasomo y'ubuzima ushobora kwiga uyu munsi, hanyuma bikazakurinda kwicuza, bikakurinda kugira regrets mu buzima bwawe. Aya ngayo yafate nk'amasomo kandi uyegereze umutima wawe. Put them closer to your heart. Uyegereze umutima wawe, aya magambo yazirikane, uyatekerezeho, uyagire amagambo yawe. Bizakurinda kwicuza. Reka twihutire twitangirire, mbasangize aya masomo y'ubuzima uzagenderaho. Fata agakaramu yandike, cyangwa se ibitekerezo byawe bivana ahandi ubyerekeze ko aya magambo ugiye kumva, kugira ngo bizakurinde kwicuza mu buzima bwawe. Umusaza ugiye kutubwira aya magambo atangira avuga ngo isomo rya mbere, ntabwo buri muntu wese burya ngo aba ashaka kukubona utsinda cyangwa ugera ku ntsinzi. Hari abantu burya ngo baba bashaka kukubona rwose utsindwa ndetse cyane. Hari n'abazakora ibishoboka byose noneho kugira ngo utsindwe. Ntabwo abantu bose mu buzima bashaka kukubona utsinda. Nubona ugerageza kugira ibyo ukora kugira ngo ugire icyo ugeraho, ntuzagire ngo abantu bose barabyishimiye. Ahubwo hari n'abazakora ibishoboka byose kugira ngo bigucange, kugira ngo utsindwe, kugira ngo bivemo, kugira ngo bikunanire. Iryo ni isomo rya mbere, uzabizirikane. Mukabona abagukomera amashyi ngo ugire ngo bose baragushima, ngo ugire ngo bose baragukunze. Waba wibeshye. Iryo ni isomo rya mbere. Umusaza akomeza agira ati, burya ujye wiga kwihaza cyangwa se kuba ufite ibintu byose ukeneye. Ujye wiga kwigira. Kinyarwanda baravuga ngo mugabo arigira yakwibura. Mbere bavuga ko iyo wibuze urapfa, ariko ubu ngubu iyo wibuze abandi barakugira, abandi baragufasha. Niwo muco, nibwo bumuntu. Ariko ngo ujye wiga kuba umuntu wihaza, ujye wiga kwigira, kandi uzirikane ko uri umuntu ugira igihe cyo kubaho n'igihe cyo gupfa. Kuko ibyo ngibyo nutabikora uzababara cyane ndetse bibi. Nutaba umuntu ubasha kwigenga ndetse ngo wihaze mu byo ushoboye. Learn to be self-sufficient. Ujye wiga kuba wihagije, kandi umenye ko igihe cyawe cyo kubaho gifite aho kigarukira. Nutiga kwihaza no gukoresha igihe cyawe neza, ibyo bizatuma uhura n'ububabare n'uburibwe mu gihe kizaza. Tugerageze ube umuntu rero uri independent, cyangwa se wigenga, wihagije, uri resourceful, ufite ibyo ukeneye. Iryo ni irindi somo rya kabiri ry'ubuzima.
if you don't become independent and resourceful. Stop worrying. Musaza akomeza tubwira ati stop worrying about what other people think. Dekera aho ngaho guhangayikishwa n'ibyo abantu batekereza kuri wowe. Honestly, they don't care. Ntago babyitayeho. Nta n'umwe ubyitayeho. Kujya aho ngaho ukajya uhora wibaza ngo baribaza ngo iki, baravuga ngo iki, ninkora gutya nibigenda gutya. Nobody cares. Nta muntu n'umwe ubyitayeho. Icyo ugomba gukora ugikore. Just make sure you are doing the right thing and the good thing. Gomba kubuzi neza gusa kuri gukora ikintu cyanyacyo gikwiye kandi uri gukora ikintu cyiza. Bindi byose batekereza ibyo ngibyo ntukabyiteho. Ibyo ni irindi somo ry'ingenzi mu buzima. Nukomeza gutinda ku byo bagutekerezaho bizarangira ntacyo ukoze. Uzajya gukora iki ngiki wibaza uti baragira ngo iki, nujya gukora kiriya wibaza uti se ibi byo noneho baragira ngo iki, bizarangira nta na kimwe ukoze. Stay away from idiots. Irindi somo riragira riti keep to yourself, stay away from idiots. Ujye wimenya, ujye wirinda kandi ube kure y'ibigoryi, ube kure y'ibicucu, kuko burya ubugoryi burandura. Stupidity is contagious. Ubucucu ubugoryi burandura. Iyo wanye cyane n'ikigoryi usanga imico yacyo nayo yamaze kugufata, watangiye kugenda nkacyo, watangiye kuvuga nkacyo, watangiye kwitwara nkacyo. Kinyarwanda baravuga ngo ihene mbi ntawe yizirikaho iye, cyangwa ihene nziza ntawe yizirikaho imbi. Kandi n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo burya bad company corrupts good morals. Vuze ngo iyo ugendanye n'abantu badafite ingeso nziza birangira nawe wari ufite ingeso nziza mu by'ukuri, utangiye kugenda wandura za ngeso zitari nziza zaba muri kumwe. Jya ugerageza rero ugendere kuri ibigoryi, kuko burya ubucucu cyangwa ubugoryi buri contagious, burandura ni nk'indwara. Aya ni amasomo y'ubuzima ku myaka yose waba ufite ukeneye kumva. Irindi somo akomeza avuga ati burya inshuti zawe ziba zishaka gukora neza pe. Rwose abantu mubana bo mukorana bo mugendana bashaka gukora neza nta kibazo, ariko not better than them. Ntabwo bashaka gukora neza ngo barushe. Ntibashaka ko barusha. Kuba wakora neza ntacyo bibatwaye, ariko nukora neza ukabarushaho ngaho niho hari ikibazo. So they want you to do good but not better than them. Abantu benshi bamera batyo, kakwereka ko agushyigikiye igihe ukiri gukora ibintu rwose biri ku rwego rutamuteye ikibazo, ariko iyo utangiye gukora ibyiza kumusumbya, aho ngaho niho umutima mubuzira, ishyari rigahaguruka agatangira kukurwanya, kandi yaragushimaga, uwagusingizaga agatangira kuguharamba, agatangira kukuvugavuga. Aya ni amasomo y'ubuzima. Musaza akomeza atubwira ati don't say yes to everyone. Check with yourself too. Kiburya ntukemerere ibintu byose buri wese. Gusanga ugusabye ikintu runaka wese cyangwa ugusabye ko ugira icyo umufasha wese uramwemereye yego. Kiburya rimwe na rimwe you need to check with yourself too. Nawe ukeneye kwirebaho, ukiha akanya, ukiha amahirwe, ukikunda nawe. Mbere yuko wiyemeza gufasha umuntu, jya ubanza urebe se njyewe meze ne, mpagaze ne.
aho ubufasha ndi gutanga sinjye ahubwo wari ubukeneye. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo yego cyangwa kwemerera buri wese ugusabye. Ati burya abantu benshi ntabwo bagukunda cyane cyane iyo bakubona nk'uwo bahanganye. Abantu mukora ibintu bimwe, abantu muhuje akazi, abantu muhuje icyerekezo cy'ibyo mukora, burya ntukibeshye ko bose baba bagukunda. Cyane cyane iyo bari kubona ko hari uburyo musa naho muhanganye. Iyo babona ko inyungu uri kubona aribo bagakwiye kuba bazibona cyangwa mwagakwiye kuba muzisangira, bakirengagiza ko buri wese agira uburyo bwe, inzira ye Imana inyuzamo imigisha ye. Ariko iri ni isomo ry'ubuzima ukwiye kumenya. Utazagenda nk'udafite ubwenge. Bibiliya iravuga ngo ntimukagende nk'abatagira ubwenge. Ntabwo abantu benshi bagukunda, cyane cyane babandi bakubona nka competitor, kubona nk'uwo muhanganye. Iyo ni isomo ry'ubuzima. Musaza akomeza tubwira ati rule your life with your mind. Burya ubuzima bwawe ujye ubutegekesha ubwonko, ubuyoboze ubwonko, ntukabuyoboze amarangamutima. Ubuzima bwawe jya ubushyira ku murongo ukoresheje ubwenge, ukoresheje ubwonko, ntugakoreshe amarangamutima. Ibyemezo ufata bishingire ku bwonko, bishingire ku bwenge, bishingire ku gusesengura. Ntibikwiye gushingira ku buryo wiyumva, feelings. Marangamutima n'ay'akanya gato, none uba wishimye mu kanya ukabura arakaye. Niyo mpamvu burya tukiri aha ngaha bakunda kuvuga ngo igihe wishimye cyane burya ntugafate icyemezo cya burundu kiri permanent utazahindura, kandi n'igihe warakaye nabwo ntugafate icyemezo, kuko buri gihe uri high mu bitekerezo cyangwa muri feelings, igihe amarangamutima yawe ari hejuru cyane yatumbagiye, bibangamira ubwonko gufata icyemezo cya nyacyo. Niyo mpamvu umusaza tubwira ati ubuzima bwawe ujye ubuyoboza cyangwa ujye ubuyobora ukoresheje ubwenge, ntugakoreshe amarangamutima. Kuko burya buri cyemezo kibi cyose twafashe mu buzima cyangwa twagize nk'ubu buzima, wasangaga twashyizemo igice kinini cy'amarangamutima kurusha igice kinini cy'ubwenge. Mu yandi magambo, twakoresheje amarangamutima cyane mu byemezo twagiye dufata, bikanatugiraho ingaruka. Twagiye dukoresha cyane dushingira ku marangamutima kurusha uko twagiye dushingira ku bwenge kuri buri cyemezo kibi cyose twafashe. Utekereje nawe, aya ni amasomo y'ubuzima. Ushobora kumvamo isomo ryawe riri related nawe cyangwa se yose, ariko iryo tuvuyeho none aha ngaha ni ingenzi cyane. Ubuzima bwawe ujye ubuyoboza ubwenge, ujye ubuyoboza ibitekerezo, ujye ubuyoboza ubwonko, ntukabuyoboze amarangamutima. Kuko ibyemezo bibi byose dufata mu buzima cyangwa twagiye dufata, akenshi usubije amaso inyuma wasanga twari twagendeye ku marangamutima cyane kurusha uko twari kugendera ku bwenge cyangwa ku bintu bifite, ku bintu twasuzumye neza, twasesenguye. Ayo ni amasomo y'ubuzima. Always listen to your gut. Saza akomeza tubwira ati buri gihe ujye utega amatwi umutimanama wawe icyo ukubwira. Kuko burya umutimanama wawe akenshi ubuze ibintu byinshi wowe utanateganya cyangwa utanatekereza. Igihe ujya gufata icyemezo ukabona ibintu byose bimeze neza, ukabona rwose ibyo gushingiraho byose biragaragara, ariko umutima ukakubwira uti ntabwo mbyumva, ntabwo mbyemera, ndabibona ko bimeze neza, biri clear, byose biragaragara, ariko umutima namukanga. Akenshi jya wumvira umutimanama wawe burya, kuko burya umutimanama wawe uzi byinshi kurenza ibyo wowe wanateganya, wanatekereza. Musaza akomeza avuga ati
ujye umenya agaciro kawe, ujye umenya icyo umaze, ujye umenya icyo uvuze, ntukisuzuguze. Kuko burya niwishyira mu gatebo, aho niho abantu bazakubarira agaciro. Niwishyira ku biciro cyangwa se niwigira umuntu uciriritse cyane, abantu bazagufata muri urwo rwego. So know your worth. Ujye umenya agaciro kawe, ujye umenya icyo uvuze. Ntugatange impression mbi kuri wowe ku bantu. Ntugatuma abantu mu yandi magambo bakubona nk'umuntu uciriritse. Put yourself in the bargain bin. Agaciro wihesha niko bazaguha. Niyo mpamvu umusaza yavuze ati nta muntu ushobora kuguha agaciro. Agaciro ni ukukiha, ni uburenganzira bwacu, kandi biri no mu bushobozi bwacu kugira ngo tubigereho. Rero uko wiyamamaza niko ugurwa, tubivuze gutyo. Uko wishyize ku isoko, uko wigaragaza, niko gaciro abantu baguha. So jya umenya agaciro kawe rero. Ayo ni amasomo y'ubuzima. Saza akomeza tubwira ati igihe rwose kirukanka vuba cyane, igihe kiraguruka. Igihe kiraguruka. Ujye wishima buri gihe, ushime uko umeze, ushime ibyo ufite, ushime uko ubayeho, kubera ko hari igihe burya bishobora kuba bibi kurusha uko ubayeho ubu ngubu. Uyu munsi ukaba ubona ibintu bitameze neza, nubwo ari uko bimeze, ariko ukwiye kuba wishimye, ukaba ugashima, ukavuga uti ndashima Imana ko ibintu bimeze uko bimeze uku nguku, kuko hari n'uburyo bishoboka ko byaba bibi kurusha aho ngaho. So rero be grateful always. Jya wishima buri gihe, ushimire ibintu uko bimeze. Live like there is no tomorrow. Ujye ubaho nkaho nta ejo hazaza hariho, and do what you love. Hanyuma ukore bya bintu ukunda. Ujye ubaho, mbese mu yandi magambo ujye ukora icyo ugomba gukora mu gihe ugomba kugikoreramo. Uvuga utese ejo haramutse hatabaye icyo ngomba gukora uyu munsi, naba nagikoze. And then make sure ko ibyo ukora ari bya bintu ukunda. Jya ukora ibintu ukunda. Ayo ni amasomo y'ubuzima. Don't get bogged down in regrets. No one is perfect. Irindi somo umusaza duhora tubwira ati ntuzigere uheranwa no kwicuza, ngo wicuze kubera ibyabaye, amakosa wakoze. Kuko burya no one is perfect, nta muntu n'umwe utunganye. Ntukaba umuntu wirukanka ku byishimo, ahubwo wowe ujye uba positive. Ujye ugira imyumvire myiza, utekereze neza. Ibyo bizatuma ugira umunezero mu buzima bwawe. Ntugaheranwe no kwicuza ku byabaye, kuko burya nta muntu n'umwe utunganye. Ntukaba umuntu wirirwa wirukanka ku byishimo ngo ubishakishe, ahubwo wowe ugira ibitekerezo byiza, hanyuma ibyo bitekerezo byiza ugira ukaba positive. Ibintu byose ntukabone ko ari ikibazo. Ibyo nibyo bizaguha umunezero mu buzima bwawe. Just stay positive and you will experience joy. Masomo y'ubuzima. Pay close attention to those who say they love you. Saza komeza tubwira ati burya ujye witondera cyane bari abantu bavuga ngo baragukunda. Abantu bakubwira ko bagukunda ujye witondera cyane. Ati kubera ko burya kenshi nta nubwo baba bagukunda. Bakubwira ko bagukunda burya kenshi ntibaba bagukunda, ahubwo icyo bakora
baragukoresha. They only use you. Abantu bakubwira ko bagukunda ujye ubitondera cyane. Iri ni isomo ry'ubuzima rikomeye, kuko akenshi ntabwo baba bagukunda, ahubwo baragukoresha. Trust in yourself and your first instinct on decisions. Ujye wiyizera wowe ubwawe, kandi ube ari we muntu wa mbere wizera ko ibyemezo wafashe ari ibyanyabyo. Wizere umutimanama wawe, wizere ijwi rikurimo ku byemezo ugiye gufata, kuko burya kenshi nushingira ku byo abandi bavuga uzasanga waribeshyaga kubera ko batagukundaga, ahubwo baragukoreshaga. Aya ni amasomo y'ubuzima. Saza komeza tubwira ati ujye ugerageza kugabanya ibyo witeze ku bantu, kubera ko burya kwitega ibintu birenze ku bantu bituma uri umuntu ubaho ubuzima bwawe bwose utanyuzwe cyangwa utishimye. Kuba witeze ngo abantu bazagukorera ibi, bazagufasha ibi, bazakugirira gutya na gutya, ibyo ngibyo bizatuma ubaho ubuzima bwawe bwose utishimye. Byarakubayeho karande, kutishima bizakubaho karande. Kubera iki? Kubera ko ibyo witeze ku bantu kenshi bazagutenguha, cyangwa se niyo batagutenguha nabo bafite ibyo bagomba kwitaho, bafite ubuzima bwabo bari kubaho, bakeneye kubaho nabo. So kugira ngo ubeho rero ubuzima bwawe wishimye, ukwiye kugabanya ibyo witega ku bantu. Ntukumve ko buri gihe abantu uzagenda ubitegaho byinshi kandi bakabikora. Kuba babikora ni igitangaza, ibyo ngibyo ni ukubyishimira. Ariko kandi batabikoze utarabibitezeho nabyo byaguha amahoro, ntacyo byaba bigutwaye, ntacyo byaba byishe. Komeza avuga ati ugomba kwemera ko abantu benshi uba usanga bashaka buri gihe aho batunga intoki cyangwa bashinja amakosa. Yewe hari n'ubwo uzisanga abantu bagushinja amakosa y'ibintu utakoze, cyangwa bakaba banagushinja amakosa y'ibintu bitaranaba. Ibyo ngibyo ugomba kuba ubizi kandi ukabyemera mu buzima. Umuntu nagutunga urutoki cyangwa nagushinja amakosa, ntuzirwe umeneka umutwe urwana urugamba rwo kumvisha abantu ko mu by'ukuri ibyo ngibyo bagushinja utabikoze. Ugomba kumenya ko ari ibintu bibaho mu buzima. Iryo ni isomo ukeneye kumenya mu buzima, kandi kubimenya rero ibyo ngibyo bikuvanaho imitwaro itari ngombwa. Musaza komeza tubwira ati dekera aho ngaho kujya wirirwa wivovota, wiciraguraho kubera ibitagenda neza, kubera ibitameze neza se, kubera ko ibintu biri kugenda uko utabishakaga cyangwa uko utabiteganyaga. Rekera aho ngaho kwivovota no kwiciraguraho, kubera ko iyo ubikoze utyo uba upfusha ubusa imbaraga zawe. Nta n'umuntu uburyo ukumva, nta n'umuntu uba ubyitayeho. Zo ni imbaraga rero zawe uba wangiza. Stop complaining. Niba ibintu bitameze uko ubishaka, gerageza kugira icyo ukora, gira icyo ubikoraho. Niba ntacyo wabikoraho, kora ibindi bintu biri mu bushobozi bwawe. Byanze bikunze, igihe cyose uzaba ufite ubushake bwo kugira icyo ukora, ntabwo uzabura icyo ukora. Hari byinshi wakora, nubwo hari ibitameze neza, nubwo hari ibitagenda nk'uko ubishaka, ariko hari ibindi bikiri mu bushobozi bwawe n'umuntu ushobora kuba wakora. So iyo ugiye aho ngaho rero ukivovota, ukagira resentment, holding a grudge, ibyo bituma n'ibyo washoboraga gukora utabikora neza. Rekeraho rero gupfusha ubusa imbaraga zawe, zikoresha ibindi bintu bifite umumaro.
ni amasomo Realize y'ubuzima. you cannot control everything or every Saza aratubwira ati ukwiye gusobanukirwa ko udashobora gukontorora ibintu byose n'abantu bose, ariko wowe ubwawe ushobora kwikontorora, kandi ibyo ni byo byiza kurushaho. Gerageje gukontorora abantu birangira uvunitse mu mutima, and that's even nyamara iyo wikontoreye wowe bituma ubasha kubana n'abantu bose. always move in your own direction. Saza aravuga ati buri gihe ujye ugenda werekeza mu cyerekezo cyawe, icyerekezo wihitiyemo wishakiye. Si byiza buri gihe guhora ugendera cyangwa ufata ibyemezo ushingiye ku byo sosiyete ivuga, inshuti zawe cyangwa se umuryango. Ibi ntabwo bikwiye ko umuryango wawe ari abantu b'ingenzi ushobora kugira inama, baraguhangayikira, bakwifuriza ibyiza, inshuti zawe zikwifuriza ibyiza, yewe na sosiyete. Ariko kandi mu byemezo byawe, nyuma y'inama zose baguha, uba ukwiye gufata ibyemezo ugatera intambwe werekeza mu cyerekezo wowe ubwawe wishakiye, kubera ko umusaruro w'ibyemezo byawe ni wowe wa mbere uzawusogongera. Nuba umusaruro mwiza uzawishimira, ariko kandi nuba umusaruro mubi uzaba ari amasomo y'ubuzima, ntacyo uzaba warahombye. Uko byagenda kose, iyo ufashe icyemezo ukurikiye umutima wawe ugatera intambwe werekeza mu cyerekezo wihitiyemo, kwakira umusaruro uvuyemo birakorohera cyane kuruta kugendera ku byo abantu bakubwiye, nyuma bikaba byagenda neza cyangwa byatanga umusaruro utari mwiza. Uko byagenda kose rero, ujye utera intambwe werekeza mu cyerekezo wowe ushaka kujyamo. Wakumva inama, wakumva impanuro, ariko ni wowe ugomba gufata icyemezo n'ubundi, kuko ubwo buzima ni wowe uzabubamo. Byanze bikunze ni wowe uzabubamo. Saza akomeza atubwira ati uko ukomeza kugenda umenya ibintu byinshi, burya niko abantu bagenda babona wowe wagira ngo nta bwenge ugira. Uko umenya ibintu byinshi, the more you know, the dumber you sound to stupid people. uko ugenda waguka mu bitekerezo, utangira kuganira n'abantu bakajya bumva ntibazi ibyawe, wumva wagira ngo nta bwenge ukigira. Ubwo rero ubona abantu batangiye kuvuga bati se ko ibintu utekereza cyangwa uvuga tutabyumva bimeze bite, kandi wowe ukaba uzi kuri kugenda ushaka kugenda wiyungura ubumenyi, ibyo ntibizagutungure. Ni amasomo y'ubuzima, nta gikuba kizaba cyacitse. Pay attention to the negative signs that people give off and immediately disconnect from them. Tugenda twerekeza ku musozo w'aya masomo y'ubuzima uyu munsi kwa kagace ka mbere. Umusaza aravuga ati jya witondera burya ibimenyetso bibi cyangwa by'umutima mubi abantu batangira kugenda bakugaragariza rimwe na rimwe. Nubona abantu batangiye kugaragariza umutima mubi, ukabona utumenyetso tutari twiza, disconnect from them. Abo bantu ugerageza ubicomoreho, ubivaneho, cyangwa mu kinyarwanda gikoreshwa cyane ubiceho, kubera ko ibyo bizakurinda uburibwe, ariko nanone igifite akamaro kurusha ibindi bizakurinda gupfusha igihe cyawe ubusa. It will save you a lot of pain and more importantly your wasted time. Bizagufasha ubona ko abantu bari kukwigaragazaho nabi, uzahita ubivanaho ubiceho. Ibyo bizatuma utagira uburibwe mu gihe kizaza, kandi bizanatuma nta gihe cyawupfusha ubusa. Reka dusoreze ahangaha amasomo y'uyu munsi, amasomo y'ubuzima twumvaga. Aka ni agace ka mbere. Amasomo ni muyakunda muyasangize inshuti zanyu, mukore subscribe ku channel kugira ngo njye nkomeza kubagezaho n'ubundi amagambo y'ubwenge nk'aya ngaya.
dukomeze dukure hamwe, dukomeze twaguke mu bitekerezo, dukomeze tugire ubumenyi buzadufasha bukaturinda kwicuza n'ubuzima. Amasomo bayo wayakunze watwandikira muri comment, hanyuma tukazabagezaho n'ubundi n'igice cya kabiri cy'aya masomo y'ubuzima. Wowe wafashe umwanya wo kumva aya masomo wakoze cyane. Naho ubutaha.